Hey guys, welcome back kuri Beautifully Mamming Rwanda. Abashyashya umva karibu rwose umwaka mushya muhire. Nubwo nanabibifurije muri vlog, nishimiye cyane kongera kubagarukira muri uno mwaka mushyashya. Nizere ko mwawutangiye neza. Ngiyewe nawutangiye ndwaye, byatangiye ndwaye kuri bonane nari ndwaye, cyane nafite covid, ariko ubu ngubu narakize meze neza kubw'Imana. Rero karibu cyane, ndabishimiye, nzi ko hari abantu bashyashya baje. Buri mba numva ari ibintu bintungura, ndashima Imana kubw'uyu mugisha yampaye kuri mwebwe. Reka tujye directement ku cyanzanye kuri no video. Uyu munsi ngiye kuba presenta programme nibwo nyimenya n'ishyashya kuri nge, ariko yari imaze iminsi. Izarangira kuri 28 z'ukwa kabiri. Nuko ngo turacyafite iminsi mike kugeza kuri 28 z'ukwa kabiri, dufite nk'amezi abiri. Rero iyi nkuru shyashya mbazaniye mashyashya kuri ngewe nuko hari program yo kugira ngo ijye kurekrita abanyeshuri hirya no hino ku isi kugira ngo baze bige inahangaha muri Quebec. Iyo program yitwa Initiative de recrutement d'étudiants. Site biri gukorerwaho ni site yitwa Quebec en tête. Iyo program ikaba yitwa, njya kuri Google urandika Quebec en tête. Ndaza kubashyiriramo aka video nka kwakundi dusanzwe tubigenza, ndabashyiramo aka video kabereka ukuntu site isa n'ahantu uri buhere wiyandikisha. Ubwo rero ujye kuri iyo site yitwa Quebec en tête, ugacreate dossier yawe, warangiza ukajya muri no programme. Ni fete Quebec en tête na ahantu hahora ama recrutement, bajya gushaka abantu b'abakozi hanze y'igihugu, bajya gushaka abanyeshuri hanze y'igihugu. Iyi shuro ni abanyeshuri bamwe barashakisha, ariko hariho n'igihe baca kuri no Quebec en tête bagiye gushakisha abakozi hirya no hino ku isi. Cyane cyane bikunze kubera muri za Maroc, za Europe, za France, za Senegal, gutyo gutyo. Ariko kuri iyi shuro barashakisha abanyeshuri, ariko bari gufata abanyeshuri ku isi yose. Donc nta gihugu gihejwe, bishatse kuvuga yuko u Rwanda, u Burundi, Congo, bira bihugu byacu byose birimo abantu bumva ikinyarwanda, bumva ikirundi. Guys, muri muhawe ikaze kuza kwiyandikisha hano hantu. Ikiza cyo guca kuri no Quebec en tête no gukora koze ibyo usabwa ni ubuntu kwiyandikisha. Gukora dossier yawe kuri Quebec en tête ni ubuntu. Nkeka nzakora video ejo ijyanye no kubereka uburyo wakwiyandikisha kuri Quebec en tête, hanyuma tugenda tureba uburyo twakwiyandikisha. Ifite date limite yo kwiyandikishamo uciye kuri no site web. Izarangira le 28 février 2024. Ndagira ngo mba préciser yuko ni ubuntu kwiyandikisha uciye kuri Quebec en tête. Ntago ari ukuvuga ngo ishuri ni ubuntu, ahubwo kwiyandikisha kuri no site Quebec en tête ni ubuntu ubigereranyije na ya site yindi naberetse yitwa Quebec Métier d'Avenir, aho twagombaga kuriha amadolari 300 kugira ngo dutangire processus. Create konte yawe ni ubuntu, koherezayo impapuro zawe n'iki ni ubuntu. Date limite des inscriptions. Inscription gratuite à l'année. No kuvuga ngo nkuko nandi kwabwira ngo inscription gratuite, no kuvuga ngo kuri no site inscriptions ni ubuntu. Format en ligne, no kuvuga ngo ugomba kubikora en ligne, ntago ari ibintu uzohereza ku iposita. No kuvuga ngo nimba ufite n'umuntu uzabigufashamo akakubwira ati nyohereza ibintu ku iposita n'iki, ntago uzabyohereza ku iposita, ahubwo ugomba kubikorera en ligne. D'ailleurs impamvu nkora no ma video no kugira ngo buri wese abe capable yo kwiyandikisha ubwe, atari bukenere guca kuri agence runaka, atari bukenere guca kuri mugenzi we runaka, guca ku muntu uri bugusaba amafaranga kandi ubasha kubyikorera. Okay, rero hano baratubwira ngo niveau ciblé. Amashuri ari cible, donc ari gutanga inscription uciye kuri no site, uciye muri no programme. Ushobora gushaka ishuri muri formation professionnelle, muri formation collégiale, donc uciye muri cégep. Ushobora no gushaka muri université. Muri formation professionnelle ni bya bindi nabwiye byamake kurusha ugiye directement muri université. Donc formation professionnelle na formation collégiale nibyo bihendutse kurusha université. Rero nimba uri umuntu utari warabipanze yenda cyane, ariko ukaba ufite amikoro yo kugira ngo uze wiyandikisha muri formation professionnelle, umva binkwakuzi uhita ugenda wiyandikisha kuri site Quebec en tête, ushake Initiative de recrutement d'étudiants 2023-2024. Uhita ugenda urebe, bahita bakwereka mbega ngo cliquez ici pour vous diriger vers la page de l'initiative
ugakandaho ugahita wiretrouva kuri page ivuga ngo initiative de recrutement d'étudiants internationaux. Udafite ubwenegihugu bwa Canada, kuba udafite résidence permanente ya Canada, uri umunyeshuri international. No kuvuga ngo hano turi kuri page nziza. Hanyuma hano munsi baratubwira ngo voir les programmes d'études, ugakandaho ama programme ya études DEP, assistance technique, charpenterie, menuisier, harimo électromécanique, harimo ferblanterie, mécanique automobile, urumva harimo vraiment amashwa menshi, soudage, montage, DEP, usinage, DEC, soins infirmiers, cégep de Sept-Îles. Rero nuza kwiyandikisha no kuri Québec en tête, bahita bakwereka ikiza cyabyo nuko bagenda bakwereka uko wiyandikisha. Mreka mbendekeye aho ngaho ntabaha information nyinshi zivangavanze, yenda ugasanga ndabavangiye. Ariko ngo état de l'initiative iri en cours, ntabwo irafunga. Territoire ziri visé, donc ibihugu biri visé ni all countries, handitseho all countries. Nuko ngo ibihugu byose byo kwisi bashobora gufatamo abanyeshuri bakaza kwiga hangaha mu kwezi n'iminsi mbere yuko iyi programme ifunga. Rero ejo icyo nzakora, nzabakorera video ibereka ukuntu ujya kwiyandikisha. Ibyo banza bizoroha, ariko reka mbe juste mbashyiriye hano iyo information yuko hari programme irimo irarecruta abanyeshuri bo hirya no hino aho uri hose, ukaba wumva ururimi ndi kukuvugishamo, ushobora kwiyandikisha cyangwa kwandikisha umuntu wawe. Reka nongere mbasubiriremo, iyi programme iri gukorerwa kuri site internet yitwa Québec en tête, hanyuma ikaba yitwa iyi programme bwayo ikaba yitwa initiative de recrutement d'étudiants internationaux. Ikaba izarangiza gufata abanyeshuri ku itariki 28 z'ukwa kabiri. Ikindi kandi nshaka gupresiza cyanyuma nuko n'ubuntu kwiyandikisha kuri no site yitwa Québec en tête. Zagerageza nkuru uburyo ujya kwiyandikisha, ariko nayo buri inkwakuzi kanda kuri link ndi busige hano hasi, ugenda uzenguruke kuri no site urebe ukuntu wakwiyandikisha. Ikindi guys, oh my god, nari ngiye kwibagirwa, nuramuka uje muri Canada uciye kuri no initiative nyine nari ndi kuba presenta kuri no programme ndi kuba presenta ya Québec en tête, kandi akaba ari ubwa mbere wumvise iki kintu ukawucyumviye hano, ukabuzahita wiyandikisha ukabona impapuro, uzambara rubimbwira. Umugabo yaranyandikiye arambwira ati hari video donc nakoze mu myaka yashize, pfa mu minsi ya mbere nkora zino video, nakoze video ivuga kuri ku nursing. Anyandikira aravuga ati information nakuye muri no video zaramfashije, nandikishije umugore wanjye ubari muri Canada. Yesu, naze ntiye ibi bintu bifasha abantu burya. Hari igihe ubona interaction ari nziza, abantu bakwishimiye, nawe wishimiye gukora ibyo ukora, ariko utazi yuko ibi bintu bigenda bikajya mu buzima bw'umuntu. No kuvuga ngo ukaba wareba ino video, ukaba wagenda ukaplika, ubundi ukabona impapuro zizina hangaha. No kuri uwo mugabo yanteye imbaraga, byatumye numva mvuga ni reka mpaguruke nongere ntangire mbikore ko bifasha abantu. Rero byanashimishije kubona ko ari ibintu bigenda bigafasha umuntu mu buzima bwa nyabwo, bigafasha umuntu dans la vraie vie. Umuntu akaba yashaka impapuro akava mu Rwanda akaza muri iki gihugu yarakuye information ya mbere kuri no compte, cyangwa se yarakuye information imufasha kuri no YouTube ya Beautifully Maming. Rero murakoze cyane ku bwa témoignage zanyu. Hari n'undi nawe wanyandikiye arambwira ati ebana ati ngenda nakubuze, nabuze ukuntu nza kugushimira kuko ati nagukurikiraga ntuye mu Rwanda, none ubu ndi muri Canada, information zaramfashije. Hari abantu twahuriye kuri eglise, hari umumama w'inshuti yanjye twahuriye kuri eglise, ubu turi kumwe muri korali. Nawe yarambwiye ati naragukurikiraga ndi mu Rwanda, ati nkareba vlog zawe, ati nkareba ahantu ujya guhaha mu magazi y'Abanyafrika n'ibiki, ibintu nyine umuntu rimwe na rimwe adapfa kumenya. Numva binshubijemo imbaraga byatari, numva birandenze. Rero murakoze cyane ku gatemanyage zanyu, kubwo kumbwira yuko bibafasha. Nizere n'ukuri ko hari umuntu bifasha mu buzima nyabwo, atari kuvuga ngo kundeba gusa ubundi bikarangira. Kuva mu gihugu kimwe akajya mu kindi, cyangwa se akaza yumva asa nkuzi igihugu kubera ko yarebye vlog zanjye. Rero murakoze cyane. Nahejo nidukora video ibereka ukuntu mwiyandikisha hano kuri Québec en tête. Ndagerageza mbikore vuba vuba kuko nzi neza ko dusigaranye iminsi mikeya. Rero ejo
ngomba absolument gufilma iyi video nkayibereka mbere ku buryo wiyandikisha. Rero murakoze cyane kureba ino video, nizere ko hari uwifashije, nizere ko hari uwo ihaye igitekerezo, kandi cyane cyane nizere ko hari inkwakuzi ziri bukande kuri link. Ni ukuri nta mafaranga nkuramo nuko nshaka juste ko mugende mwiyaswize donc mugire amatsiko yo kujya kureba kuri izo site, mukandakande kugira ngo mumenye yuko atari n'ibibeshyo umuntu aba ari kubabwira, mukande mwirebere mwenyine murebe kweri ko information mandi kubabwira niba arizo cyangwa atarizo. Rero ni ngombwa yuko mujya kwirebera kuri site mba nasize hano hasi, cyangwa mukajya kureba kuri Google mukandika ibyo navuze, mukareba nimba ari ibintu bizima biriho koko. Rero guys, courage kubagiye gushaka amashuri. Murakoze cyane kureba ino video, reka ndeke kurondogora. Na hejo, Imana ibarinde. Bye bye.